abantu bakuru rero muza mugafatirana abana batoya cyangwa abantu bakiri batoya ngo niba bagomba guhaguruka. Iyi bisi zakorewe abantu bakuru, kwicira myanya yo kwicaramo igenda yicayemo abantu bakuru. Hari aho abantu byanditse gute kwangurikira ngo uri mukuru ngo muri bisi. Icya mbere twishyuye angana, icya kabiri ntuzi naho mvuye, duhuriye muri bisi warize ukozwe ngo ni ngo wagurikira ngo uri mukuru gute. Yes, reka nyine basuhuze mbifuriza ibihe byiza cyane. Wowe wagumanye natwe ukaba ukunda ibiganiro bya Rwema Solutions ngo peace, ndakuramukije kandi wowe ubonye ikiganiro mu gitondo nanjye bango ndakwirije ndagusuhuje ubwo nyine mu masaha y'icyamunsi saa sita nimugoroba biterwa n'igihe ikiganiro ukiboneye. Iki nitwa Beton Sam, ni Rwema Solutions. Hanyuma rero twagarutse mu kiganiro nkuko nawe basezeranaje. Ubu muri iyi minsi ubu no gukora gake no kugenda gake. Umusaza ajyaga avuga ngo uzagende gake ariko ikintu cyo guhagarara cyo ntabwo kirimo. Ushaka uzagenda ukambakamba ariko ugere yujya. Uyu munsi rero ntabwo ndibuze kwivugana ariko ubwo nyine nuko bimeze. Hanyuma ari nta n'ibintu birenze. Hari akavideo nabonye yarenda kubuza yagare n'ubundi ari netiri kumwe ariko ntago kujya kuri kamera ntago bikunda, ntago yabyemera. Yego ariko umunsi umwe hari azaza, hari n'abantu bampaye ubutumwa baramya ngo mubwire azamuzane abasuhuza, ariko ubwo nyine igihe cyabyo ntago kiragera. Turaganira bisanzwe bisanzwe, nta bintu nta topic ntaki, ariko nyine no kwiganira bisanzwe. Hanyuma njyara ka video ejo nabonye ndinakoza sona karabye mu ntoki soya ngo bivobe ese gebeshye ariko byumva. Hari aka video ejo nabonye nkarabye kubona ndakoresha kanako kawe konye. Ese ngaze nkakwereke aka video ejo nabonye. Uraza urambwira icyo ukavuga. Bari mfashe kaze kuvuga ari igihe umuntu bari recordinga nakinze se. Ibyago ntibibura. Nabise abantu barabibona ko turi gukorera mu rugo. Deranje mazo ziribuze kubamo ubigano byose na protocol. Ikanze nkwereka aka video nabonye ejo umbwira ikintu uzo kuvugaho. Kavuga ngo reba hano. Reka ngarebe dore ngaka. Wakwimukiye umubyeyi kureba ameze nabi. Akishangana. Wamwishyangana. Bafatirane bari abana nabo babishyuye. Yakagombye kubaha umubyeyi. Yabarakuri usabyaye ahagaze. Ujye kubaha abana. Abana ari ingoma nyinshi we. Ariko n'ubundi aho ngaho bashaje. Abashaje. Ushaje ubose. Abana oya uramenye wa mugabo. Uramenye. Urakabonye aka video narakabonye. Abantu njye nateye comment mu bantu bateye comment yari nateye nyinshi kunye oya nakoraga na replayinga izabandi bavuze nkagenda basubiza ngacurike harya baracurika kugira ngo ibintu bigende neza. Uri kubyumva aka kantu harimo abantu batatu bavugwamo hano. Haravugwamo umudamu utwite, hakavugamo abana
batoya nyine bari bicaye hakavugamo n'abagenzi basanzwe muri rusange uri kubyumva hano umudamu yaje muri bisi kwanda ukuntu nyine uzangura ngura twite hari na bamwe nabonye baba banabeshya baba batanatwite urumva ukinaniza akabizo kerekana umunaniro aje muri bisi asanga abana bamaze kwicara harimo abantu nyine bumva imyanya yose yamaze gushira araza ahita areba abana kubyumva ahita areba abana aravuga ati muhaguruke nicara uri kubyumva oya ntiyababwiye abo bantu bagwenda babibonye se bati mwahagurutse umwana aramusubiza ati twe twiga twarishiyangana uri kubyumva kandi koko nibyo mwana avuga ati twe twishiyangana uri kubyumva hanyuma abantu bari mu modoka barasara uri kubyumva aba gatatu rero na abagenzi bari bicaye bareba iyo filime iri kubera aho ngaho uri kubyumva harimo ibyo yumva harimo abagenzi bakuru harimo abagenzi bakuru mvuze ni abantu bakuru harimo abana harimo n'umugore utwite bamwe batangira kubureminga abana kubyumva ati gute umwe mubona umuntu ngo umuco waracitse niko bateraga comment bavuga umuco waracitse pe ati ni gute ndaza gusoma comment ngo ni gute abana babona umuntu mukuru ahagaze bicaye ibintu nk'ibyo ntibahaguruke uri kubyumva ariko ngiye nkahita nibaza mu modoka muri zira modoka wenda banabikoze neza harimo imyanya igiye itandukanye bashizemo imyanya y'abantu bafite umuga n'abadamu batwite irimo rwose bayihareye bariho n'utumenyetso hari uwo mwanya wicayemo ukabona umudamu umusaza se n'umusaza ubwo nyine bayemerewe kwicara mu gihe atari umudamu atari umuntu ufite ubumuga umuntu aba yemerewe haje umusaza wenda umusaza aba yemerewe kwicara muri uwo mwanya hanyuma rero uyu mudamu baraza ngo abana ngo banze kubaha icyo ngiye cyo wenda nshaka kuvugaho ni iki hari abantu bese babigize nk'itegeko wagira ngo hari ahantu byanditse ku nzugi cyangwa se mu mategeko bivuga yuko niba nsanze ndi umuntu mukuru ngasanga uri umwana wicaye cyangwa se ndi umwana nkabona umuntu mukuru araje mba ngomba guhaguruka yumva kandi koko nyine wenda nuko bari abantu rero ubwoba bwo babushize bakavuga ati tuba twishyirangana ariko niko kuri n'ubundi niko byumva hakasekwa rero n'abandi bantu bakuru babona iyo filime wari wavuze ati abo bana ibindi byo gutwita barabizi ibyuko umuntu akuri we urabona babizi ni gute abantu binjiji bakuru bicaye mu modoka babona kuko ari umudamu kuri we ari mu modoka bakanga guhaguruka ibigori ubwo ni mbese ubundi umuntu uri makosa muri abantu batatu ninde ni umuntu mukuru wari kubara ibyo biba wakanga guhaguruka ukakaye gutera itiku ngo umwana bari uhaguruka kandi azi ubwo bubabare umwana se baziki kudavuye nanjye vuga ko atari umudamu uri mu makosa abonye imodoka yuzuye akayinjiramo cyangwa batazindutse kujya batazindutse cyangwa ngo arindire imodoka irimo imyanya mikeya rero yumva rero narakajwe n'abantu kaze gusomera komeye narakajwe n'abantu baje bakavuga ngo abana ngo umuco waracitse nabasubizaga ariko ngiye nanarakaye buriye nabyegereje n'umutima hari igihe nabo babigira urwitwazo abana se oya aba bantu bakuru urugero sinigeze kukubwira ahantu najyaga njya gusenga arakumva nazindutse nagiye no mu bantu bakoze isuku aho ngaho yewe niyo mbyutse ndumva ndakaye umunsi wa mbere wenda hakaba hari abantu bakuru baza ko kundi bishakiye bakaza wenda nka saa 4 wenda njye nageze saa 1 cyangwa saa 2 n'indi minota akumva marina nabaga ndi mu ba mbere bandi nyine uvuga ngo bakingure shanga ko tugakora n'amasuku nkaho bidahagije nyine ko kundi amaterera wenda bayatangiye ibintu nk'ibyo byajya mu masayi hatangiye kuza babandi ngana bakire abandi nyine ngo batwite ababyeyi bakuru bakaza bagurutsa abana bazindutse bakaza bahagurutse nyine ariko bafatirana nyine umuntu utazi kwivugira baza bakandi banganjye akanandakana bakamagurutsa nkasohoka bikanye nkumva mfite umutima mubi nibaza abana arundi baraje komba cyane bamagurutsa n'izindukiye biba nka kabiri ubwa gatatu yaraje ngumva
ngihangana hagurukiye ngo uriya muntu aya nubwo uzi n'ikindi nabivuze nanarakaye ntabwo mpaguruka aravuga ngo guki atoye jya wubaha haguruka tidorere barabana n'abantu bakuru ndavuga none nge mba nazindutse kugira ngo nze mbafatire umwanya we kuki atazindutse kuko nyine icyo gihe barango ngo magurukire umugore utwite nemaze iminsi maguruka kuryo nari mbi hanze numva maze agazukura urakumva uriya bajya kuri bagwagurutse ngo shakani twakoranye n'abasuku bari aho ngaho nako bagiye batarazaga bari bakuru y'abadamu bakuru urakumva araza icyo gihe arambwira ngihangane yari umama ubyibushye ndamwibuka witaresha umuki hanga ngo muhagurukire ngo urabona ngo umuntu nayo tuzi n'ikindi uramutse ntabwo maguruka ambwira ngo yanga ibyo ngo yaba ari gusuzugura nandi bantu bari baraho mu mane nabati ndari mufata ngo tuzuguye ngiye nazindutse mbaraje kumufatira umwanya ngo nyine bo ngo nabanyantege nyine ndabati nyine se kabizi ko umunyantege nye kuki atazindutse ngazafata uwo mwanya narawicaramo cyangwa kuki yaje akomeje kumbwira ibintu byinshi bitavuga ngo tunirebera imbere ndamwihora aracuranga aravuga numva ari kuntera umujinya abihaza araguruka aragenda kandi koko kuva uwo munsi niho yarazaga akanyura agahagurutsa abandi njyewe naragiye ubwo cyane nkanazinduka twanahahurira cyane ariko kuva uwo munsi igeze ngeze kumwe ngo haguruka bari ahantu babigira urwitwazo ntabwo umuco ahubwo babigira akamenyero none reka gusomera comment hano njyewe hano njye nabanje ntera comment ndandika ngo ariko uyu mujama sinzi ko yanzanaho furi zo kunyikangishwa kuriya nakubaza ikibazo kimwe ni rinde wo ubwo njye nayo uzamutipa bote haguruka wowe haguruka wowe afite abashaka yadaje yeri nanjye nishyuye pe ako sinarwinjira muri bisi satishyuye ninjiye nkabona umwanya nkicara ni ubushake bwanjye kuwuguha uri kubyumva we bibi uri kubyumva ni ubushake bwanjye kuguha umwanya cyangwa se siwuguha urumva cyane ko hari n'uwanditse arabati ese mwe mwabwiye n'iki ko abana batari bisonze ko bavuye mu ntara kubyumva ushaka kumwagurutsa ukabona nawe araguye wamuhagurukira cyangwa arabati kuki wowe umuntu mukuru ubonye umwana ahagaze waguruka kubyumva rero hari imodoka nta muntu uhari uvuga ngo uyu ni ugomba guhagarara no kwicara ahubwo wagezemo mbere ntugomba kwicara hanyuma wowe niba udashaka kwicara mwiza yawe n'umuntu akamugirira impuhwe akaba ari bwaguruka akora ibyo kuza kumuzana n'itegeko niyo udashaka kwicara wenda ku rugero hari muri downtown abantu bajya batega bisi iyo udashaka kwicara imini udashaka kugenda uhagaze uyivamo imodoka reka ikagenda ukarindira indi kaza iyo uzi ko wihuta rero wihuta nyine kujya gutambukanya imyanya cyangwa se ushobora no gusaba umuntu mbere yuko mwinjira bati waretse nkinjira ko nshaka kwicara bumva nameze neza batantanga imyanya sibyo se ntibishoboka umuntu akawuguha ariko kwinjiza wirembeje ubundi yasabwe kangusomere comment ariko hano ngo nujye guca urubanza ngo cyangwa kugira neza ujye wibaza ibibazo bikurikira uyu mubyeyi aramutse ari mama wawe uyu mwana twite aramutse ari wowe cyangwa murumuna wawe ari mushiki wawe muvukana cyangwa ari wowe umuherekeje ntabwo wamuhagurukira mu by'ukuri uyu mubyeyi akwiriye guhagurukirwa n'uwo ari we wese ufite imbaraga udafite ibibazo by'ubuzima mu muco nyarwanda ariko rwose aha njye singendera kuko burano nyine hano nahise nanamusubiza cyane nahise namusubiza ndabati mu modo ubuva agenda comment nateye icyo nakoze ko ari ukuri kurenga abantu mbona bihaye abantu bari mu mafuti ndavuga nti mu modoka harimo imyanya mu modoka habamo imyanya y'abadamu cyangwa abandi bantu bafite ibibazo kandi ntekereza ko hariya yasabirwaga kwicara atariho bicara sibyo se bari abana bari bicaye kuri ya myanya itambitse ubona akayira kinjira mu modoka bari bicaye hano kandi iriya myanya y'abadamu yibiri hasi banizongera guhagurutsa abana uri kubyumva njye ntekereza ko uriya mudamu niwe wamusabira mu mwanya bose niwe wari mu bakozi sasa rero abantu bakuru wenda ariko niba barigize ngana ariko barajyana igihe yicira urubanza nyine mbonye umuntu ahagaze ariko mane nabyo babigira uzi ko umuntu mukuru azagata yirembye abonye wicaye agahita yirushya ibibazo by'abahari
ni uko wenda bareba ibigaragara bakumva ako buriya hari n'umwana wenda ushobora kuba arimo hariya wa mugani wawe yanabwiriwe yifitiye isereri ukajya kubwira umuntu ngo nahaguruka yifitiye isereri yabwiriwe ariko uriya wenda ni umuntu mukuru afite imbaraga yariye wese yaba afite ibibazo byiwe ubundi muri make muri make urumva hariya nta wacira urubanza niba yazindutse yagutanze yifite ibibazo bye yifite stress akeneye kwicara nawe kwiruhukira akagenda yitekerezaho ukumva rero ahubwo ni ikibazo cy'abantu bakuru bumva ko n'abana bataruha cyangwa se abana ntabwo baruha urumva ndaka wagiye seriye numvishe none wese wandika arabona ariko umuco waratakaye mu Rwanda kweri ibaze ko majorite y'abantu bari muri bisi bose bashyigikiye ko umubyeyi ukuri we ahagarara umwana akicara ikibazo bakigira bakomeje kukigira ku mwana kandi harimo n'andi bantu bakuru wereka nanjye nibaze ni none byanditse ko umwana agomba guhagarara umubyeyi akicara kuki ibyo bintu bigize umuco ejo ndakabizo nabonye ejo ndi mu nama ajya ejo nanjye bonge ejo mu nama ajya muri perezida ejo perezida y'inama yari arimo hari umugabo wavuze ati umuco warahindutse ngo ubundi ngo umuyobozi arya nyuma bari kubyumva hanyuma abayoborwa bakarya mbere ariko ubu ngubu noneho byarahindutse umuyobozi arya mbere akanabimara nanasigiye n'abari bari kubyumva none ninde wazanye ko umwana ngiye ngomba guhagarara umubyeyi akicara ngo bajya abantu bibanye ngo umuntu mukuru ngo ibyo ngibyo hari akuntu babyitiranye hariya nta tegeko keretse abantu bafite ibibazo sibyo kandi nanone ni gusaba wenda hari nk'aho ushobora kujya mu birori se gusura abantu se kubona umuntu ukura ahagaze sibyo aho ngo ni ibintu biba byumvikana uri umwana cyangwa se kuruta singo bigombera umwana ngo bigiye mu muco nyine birumvikana ugomba kumuha umwanya akicara ariko wabikuye yuko cyangwa se kuki batavuga ngo umubyeyi nabona umwana aje akamuhagarara impande yajyahabura sibyo nese twese nidukora niba baba ngo twishakira imirimo tuvuge nk'urugero nkora wenda Nyamirambo ubyumva Nyamirambo nkora y'ikiyede naha gahanga niriwe kugikwa se cyangwa niriwe nikorera amabuye ndatashye mvuye Nyamirambo n'amaguru nje gutegera mu mujyi sinaniwe hanyuma n'undi mugabo nawe wenda yiriwe mu mujyi anicaye siyaneka baseka tumwe n'ibyo yakoze wenda se yakoze iki sera yiriwe mu mujyi ashakisha yirukanka bivuze nk'akazi gakomeye mu mujyi no mukarani sibyo nawe nsanze yicaye kukinjya tamaguru cyanjye sindushye twese ntitwakoze kukiyumva kari we umuntu rero wari ufite agaciro sindabona umubyeyi wari umubyeyi waguhagurukiye kereke agiye harane ejo nagiye kwa muganga umugabo niwe wamuhagurukiye kandi nabwo yamuhagurukiye atari mu ariko yigendeye nabonye yahagurutse ndavuga ati uragiye se ndavuga twagurutse nicara nari kwigendeye ati nari mbonye itandukanye uri kubyumva uyu muntu wese musubiza nawe muti ese muretse kugendera ku byo mwumvise ngo by'umuco mutazi niyo byavuye mukagendera mu kigare ninde wakubwiye ko niba uje ugasanga nicaye mu modoka ngomba guhaguruka ukicara ibyo ni ukwigira nabi urumva iyo ushaka kwicara kandi uzi ko ufite ikibazo cyangwa ushaje urindira imodoka irimo imyanya yo kwicaramo akaba ariyo ugendamo ahubwo mba mbona abantu bakuru ari bwe mwigize nabi undi arandika ese kuva ryari kubaha byabaye agahato byabaye itegeko katsubiremo ese kuva ryari kubaha byabaye itegeko kubaha bitewe n'uburere wahawe ninde wababwiye ko ari itegeko ariko ahangaha hari ahantu biba biri itegeko sibyo kuko kakwereka ntabwo wabona njye mu modoka simpavuga hari nta tegeko rihari twese tuba tungana kereka kuri ya myanya kahise akabido kahise karangira hari udamu utangiye kubisobanura neza hano baje imyanya y'abakecuru ntabwo gabonye hano hari ibiti aho yongera abivuga agasoza mudamu agafunga ahita avuga
rero ikintu cyiza cyinjiye ku mudamu ahita yirebye kandi tubona ko ashaka umwanya cyane. Wowe banza urebe aba yipfishije neza neza. Ntirubyumva. Rero hano basetse abantu bakuru none uriya mutipe w'icyo n'abana bateye kukira ko kidahuruka kikavugira abana. Ariko n'ukuri kw'Imana kabwiza ko anye ntabwo nari guhaguruka. Ntabwo nari guhaguruka nari ati rero shoferi sinzi niba shoferi yarimo n'ahanga simbizi. Niko ukuntu ukozaho shoferi yanigende yahari. Agasigaho mu volontaire cyangwa njye hano nayo kubwira ati shoferi mubanze shoferi hano nicaye. Niba ari ababyeyi batwite bicaye. Kuko abantu rero no kumushyira muri risk. Umubyeyi yicaye akicara hano uko ari nko kwicara hano. Hari ahantu nyine hejuru. Reba nano banamusabiraga. Urubyumva. Rero abantu bagenda bagafata ngo ni bakuru ahubwo mbona aribo bigize nabi mugani wa babandi. Ukumva ko kuba uri mukuru biraguha uburenganzira bwo kuza ngo kuza ukankandamiza ngo cyakoze da ahantu amategeko akora. We yabivuze ngo kubaha ntabwo ari itegeko. Mu bitego n'uburere umuntu yahawe. Yego ndabyemera gato. Ariko nanone ahantu wenda biba bigomba kuba. Bitari mu modoka ariko. Zibyo tuvuge n'urugero ushobora kuba wicaye ubona umuntu mbuze urugero nta mu rugo amajye gusura abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubyumva turabashimiye. Nibyo nge nashakaga gufasha ko tuganiraho twatirimo twoza amasahani ariko muri kiganiro gisa nkaho kirangiye ariko icyo nshaka kubwira abantu bakuru rero ibintu uzi kutakora ibintu uzi kutakorera umwana bisa n'icyubahiro ntukajye usaba umwana nawe gukorera. Urugero nkuru nguru niba ugeze muri bisi ugasanga abantu baricaye winjiyemo uzi kandi uturutse ku muryango ubona ko imyanya yuzuye. Urikumva? Urangije kujya guhagurutsa umuntu urebamo umuntu w'umunyantege nke abantu bakuru bose babarenze. Rega rero babuze icyo bakora bagafata amafaranga bakajya kwitemberera mu mujyi. Yakuva umunsi wose urangiye akongera agatega imodoka bisa akagenda. None wowe uraje urenza abantu bakuru bose wabatinye ubonye umunyantege nke uraje urambye ngo yimpaguruke. Gute? Kandi ibyo bintu nawe ubizi yuko nanjye ubwanjye nsanzwe wicaye mu modoka. Tuve ko utwite ndi kubishyira mu bantu bakuru muri rusange kuko abantu benshi batega bisi bakuze ibyo bintu babigize umuco babigize ibintu ngo yuko ngomba kugwagurukira ngo kuko ndi umwana ngo kugeze muri bisi ngurananiwe ubu giye uzimvuye. Gute nkangurukira ngo nguri mukuru ngo muri bisi icyambere twishyuye angana icya kabiri ntuzi naho mvuye duhuriye muri bisi warize ukoze bamwe ngo ni ngwagurukire nguri mukuru. Gute? Abantu rero mukora musabe ibintu mwe mutabasha gukorera abandi nanjye nimbona hari umuntu mukuru wampagurukiye muri bisi akambwira ati mwana icara nge ndi mukuru. Wenda abari abantu bakoresheje imvugo itari nziza ngo bari ingoma nyinshi icyo cyo sinaki hari ukuntu mba numva wapi ariko bantu bakuru namwe mugira umuco niba wumva ushaka kwicara ndi ku bantu bakuru kuko umuntu tungana se cyangwa turi muri kigero kimwe muri generation imwe sinagwagurukira nibibaho. Uri kubyumva? Abantu bakuru rero muza mugafatirana abana batoya cyangwa abantu bakiri batoya ngo niba bagomba guhaguruka. Iyi bisi zakorewe abantu bakuru kwicira myanya yo kwicaramo igenda yicayemo abantu bakuru. Hari aho abantu byanditse. Niba uzi ko ufite ikibazo zira bisi zifite imyanya yicarwamo n'abantu bafite ibyo bibazo. Ushaje, ufite ubumuga, ubana n'ubumuga unatwite. Iriya myanya harimo intebe harimo nk'intebe nkenye hari. Kandi ntekereza ko bisi idashobora kwinjiramo abantu bagera kuri uwo mubare bafite ibyo bibazo. Rero mu gihe ufite iyo kibazo genda uhagurutsa abantu badafite ibibazo kuri izo ntebe aho bajya kwicaraho. Ariko mu gihe ubarenze ukaza ukandeba ngo ndi umwana ewana bazayifata nk'agasuzuguro kuko ntiwanamagurusa ku mbaraga mba nishyuye amafaranga kandi nanone ayo mafaranga mba nishyuye nawe niba wishyuye. Ntabwo barengejeho yo kwicara cyeka niba wenda izindi bisi zizaza cyangwa se bakazashyiraho yuko umuntu ushaka kwicara azajya yishyura amafaranga arenze kuy'urugendo. Ariko mu gihe twishyuye amafaranga angana ntukwiye kuntegeka kuguhagurukira mu modoka ngo wicare witwaje yuko uri mukuru ikindi hejuru y'amakosa yawe warenze intebe z'abantu bafite ibibazo. Cyakoze naguhagurukira mu gihe nyine nicaye muri izo ntebe z'abantu bashiriyeho abantu bafite ibyo bibazo byose. Abantu bakuru rero
hari ukuntu namwe umuntu aba banyujijemo ijisho aba mufite utuntu tutari twiza two kwitwara nabi. Mugire namwe mujye muhagurukira abantu bakuru. Hanyuma rero yewe nitwa Beton Sam, iki ni Rwema Solutions. Nkuko bisanzwe nyine tugenda tudiscussing cyangwa se tuganira n'abantu batandukanye. Ari ne mwamwumvishe, ariko igihe cyo kubasuhuza yagiye yambwiye ko kitaragera. Mwumvishe ko atigeze anavuga ngo muraho cyangwa ibiki, twase twitangirira ikiganiro. Igihe cyo kubasuhuza nikigera yumva nyine abo yabohotse kubera impamvu zigiye zitandukanye zituma nyine atajya imbere ya kamera, azaza abasuhuze. Ndabashimiye rero abantu mwese mukomeje kubana natwe. Subscribe ni ingenzi mwa bantu mwe, subscribe ni ingenzi. Ndashimira cyane by'umwihariko abantu 45 muri video ishize ndimo ndavuga ni twabonye subscribe nshyashya ku kiganiro cya mbere twashizeho. Abantu 20 bahise bihutira kuza kutureba. Haciye amasaha make babanyohereje report y'icyumweru, bahita banyereka video ya mbere, video yarebwe cyane ya mbere ikiri no kurebwa n'izi saa, ni video ya mbere nashizeho. Hanyuma rero bitarenze iminsi ngaho 2 hiyongera abandi bantu 25. Ndabashimiye cyane wowe uziko kandi subscribe muri iyi minsi yose duhejeje nyuma. Ndagushimiye cyane kabisa. Komeze kugira ibihe byiza, nyabanga Imana ibaho umugisha. Ariko ngewe umugisha sinjye nkuzabira, sinzi icyo guyu umuntu avuga ngo Imana ubu umugisha bafite icyo ashatse kuvuga, abafite ibisobanuro bye. Ndagushimiye rero, komeze kubana natwe kandi subscribe, mukomeze kuyikanda mukomeze kuyikanda cyane kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nitwa Beton Sam, ni Rwema Solutions. Hanyuma Rine azabaza nyuma nibikunda nababwiye ko hari impamvu zigiye zitandukanye ziri gutuma nta burwayi afite, nta kindi kibazo afite, ahubwo wenda ni inshingano ziba zabaye nyinshi. Bikambishiraho umucyo, ni inshingano ziba zagiye ziba nyinshi mo gake, bigatuma atabona umwanya wo kuza cyangwa se atazanabona umwanya. Nabyo birashoboka, ariko aho azabohokera azaza kubasuhuza. Ariko ngiyewe icyo yambwiye nyuma ya kamera, yambwiye ati bye peace, basuhuze kandi ameze neza, ntagaarwaye. Imana ikomeze kubarinda. Subscribe, share, ibintu byose mubikore neza kugira ngo ukomeze kudutera courage zo gukora. Peace.